wahombye na botike irahomba, nta kintu kidahomba, n'ubuzima umuntu arabuhomba. Rero ibyo ngibyo babyita ibitabapfu. none tubikoreho iki ngaho sawa. Sura umunyamakuru. Hari umuntu ugeze gushora imari nawe uramuhombya arahomba. Nimba washora imari nta muntu ugukoze mu mufuka ugahomba, yakire wiza no kubitubwira kuko nini nk'iseseme buduteye. Nusuri kubimbwa ngo nkora iki? Amafaranga aho mwayaririye si imazi. Urumva ibyo mwakoze ntabyo mwigeze mungisha hina. Bajya gusinyana ntabyo naziyewe. Wewe wabonaga abantu bari mu kwabuki gusa amafoto meza sohoka. Ntuzuraza kuntera ati ndambiwe kwirirwa nshora, ariko nta poste nigeze mbona ivuga ngo ngiye gushora. Umugabo yaratubwiraga ukuntu ushobora gushora, kuba umushoramari ukazaba umuherwe. Arabitwigisha, nta kiganiro cyancikaga rwose. Ati ushobora gufata amafaranga ugasevinga yanga ugakoresha ya, ariko byantunguye kubona avuga ngo ndarambiwe guhomba, ahubwo atwigisha ukuntu uramutse uhombye wakwihombora. Ngo umuziki wose kandi uri no guhombera n'abakire, ubwo nige wawe ushobora. Umwana ngo ushatse kwerekana ko yakuze arenza nyina akaguru. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Wakora kugutwije umve man. Ni biki? Kambikore. Iki ni igihumbi. Ubu ngubu ndasa kari byinshi ahubwo man. Naruguru biriyo ngibi. Bitari champignon tugenda ndimubwira ngo murabicyura. Ubonye ko byatangiye ariko hari abantu batazi, hari abantu babona barya ibirayi batazi yo bivuye. Oya, ahubwo batazi wenda nka source babyita inkomoko y'icyo kirayi uriye. Wowe nukuntu urya ifiriti cyane. Noneho hano haba haratowemo nk'ikirayi kimwe. Urumva urano ko cyatangiye kurabya, ariko gishobora kuzana wenda nk'ikiro cy'ibirayi. Ese turabyo buriya tufashe iki ku birayi nyine kubera iki nk'Imana ibara bikoze kuri ibyo nuko bibaza Imana. None se ngenda uratekereza nyine bya bihura. Uri kubona ko aha hose none ubwo ndavuga ibintu by'Imana ndabizi. Iki si ikindi. Ibi si ibirayi se ntago uri kubibona. Harya buriya nabyo barabibagara. Babyita patate douce. Ibyo ni ibijumba. Les pommes de terre. Ni pomme zo mu barabibagara. Kandi ubuzaza kurya ifiriti y'ibi birayi. Oya. Ntabwo nzaza. Uzaza rero urabona. Nzaza mwabitetsemo imvange. Dore ka karima kacu. Ngwino nkwereka ahantu abantu babasani cyangwa se ibyamamare bateye ibirayi hano. Baratwika, reba ukuntu bimeze. Ni ibi ngibi. Ibi byose kuva ari haruguru kumanuka kugera hepfo. Hariho bita mishu, nzovu. Ni banzovu bateye. Yego. Ariko urabona hano bimajije kugera abandi bitwa Manase. Aha rero niho hano bateye. Dore n'ibindi hano. Hari abandi bantu baje kumfasha ako man uzi ko ntari mpaherutse ba. Buriya byerera amezi angahe harya? Ngiye mbona byeze nta kundi, ubwo ndategereje. Nk'iki ubusurane iki cyakwerera kimwe na kiriya. Kugeza arahirye urabona ko birayi rwose. Bana kwifumbire yanjye y'inkoko papa. Gake gake inyoni yubaka icyari cyayo. Dore ibi ngibi n'abantu benshi bagiye bamfasha gutera no kugira ngo twereke cyangwa se dutange isomo ry'uko ushobora kubaho mu bundi buzima wakoresheje ubundi buryo. So bibona se iyi se ni prank.
iyi ni scam. Oya mujye muvugisha ukuri. Wenda bavuge bati hase turi Musanze ndi gushaka views. Ubi iyi ntago ari bote. Ubuse nayiguze ngo nkuri. None se uyu nguyu ntago ari umwumbati. Ikintu nicyo kivaho umwumbati. Ariko mu izina ryako udora umuzi uburi hano ni wo mwumbati. Iyi si insina. Hari umugabo ujya ukora ucuruza amazu uvuga ngo reka nkwereke ukuntu abikora. Ngo ngwiri nikoma ngo aya ni amashara ngo iki gitoki ngo uramuzi. Acuruza amazu ndamushuje ahantu hose aherereye ariko ikintu cya mbere man guhinga ndabikunda kuko ibintu byose dukonsoma mu buzima bwa buri munsi nuko tuba twabihinze. Ama hari umuntu wigeze gutenguha muri ubu buzima? Yewe nicyo kibazo kirantenguye. Arahari se? Kuki ufata umuntu abantu benshi ukabashyira muri umwe? Hari abantu bigeze bagutenguha? Benshi cyane ariko nababwira ngo banditse ku mazi. Wowe abo watengushye? Nabo ni benshi. N'ubu ndagutengushye kuba ntakubwiye amazina y'abo bantu. Nawe ugeze mu mubare w'abantu ntengushye. Yes. Ntuza asuga icyo ni ikibazo cyane igisubizo. Mbajije igisubizo? Wowe urabaza igisubizo. Ngo nta bantu ngo bantengushye. Wera mu bwana bwanjye bantenguha. Sebura nk'umuntu wagutengushye cyane yagukoreye nk'iki ama? Yamvuze uheruka. Uheruka sugo si wowe. Kubera kumbaza ibintu bimeze gutya. Nose urumva nangana gutya mfite imyaka hafi ingana gutya mfite nta muntu urantenguha. Ubu ntengushye kubera mbajije ikibazo nawe ufite igisubizo. Nta muntu ujye kura buriya akarinda saza nta muntu umutengushye. Wahe ho muri he? Muri Johannesburg, muri Canada, muri Australia. Hey ama riripa nuko wenda batari kuko inyuma ya kamera icyo kibazo urumva atari ubwo kuntenguha. Baragutengushye none se nawe ubwe wowe nta uritenguha. Nanjye nditenguha. Ahubwo mugere vuba umuntu ajye kwitenguha. none se umuntu ajye kwitenguha nawe urumva rero ntago icyo ndi ikibazo ajye kwitenguha. Nose reka nkubaza nimba umuntu wenda agiye gukoresha megabyte za Mango 4G ni amafaranga yishyuye ariko kuyikoresha ubu uri gukora ubu uri kwitenguha. Fashe note azishora mu bantu barangije baramutenguha barazirya baraziguguna barangije. Ihangane ntago ari we wenyine ntago ari utunavumbuye ama ntago ari we wa mbere sibyo ushoye inote mu muziki. Ndashaka ko ukubita ubanguruka vuga umweru umukara ukaba umukara. Kuvuga ngo ahanini ntago nshaka ko tuvuga kuri abo ngabo bantu turi kuvuga ku bantu abenshi bagenda bavuga ngo abahanzi nyarwanda sibyo bafata n'abashoramari bakazana imari zabo. Bafata nabi gute? None se umushoramari mu mutwe ni imari se ukamutwika ntago umufasha nabi. Wowe unshoyeho imari ngufashe nabi nyine ngushoyeho imari urampombeje. Wahombye na botike irahomba nta kintu kidahomba n'ubuzima umuntu arabuhomba. Rero ibyo ngibyo babyita ibitabapfu. None tubikore iki ngaho sawa sura umunyamakuru cyo ngiye kubwira. Oya warero uri kumbaza ni wari uri kumbwira dukora iki ibyo bintu ko byamubaye nk'umuhanzi mugenzi wawe sibyo basinyana nari impari. Amakuru mfite ko nawe wahamagawe. Nje ntago wankoresha ngiye kunkoresha nahamagawe ngiye kwinstara climatiseur papa wabaretse narahamagawe ariko nari ngiye kwinstara climatiseur. Hari umundi muntu wo muri okay uwe ntago aheruka kuguhamagara ku giti cyiwe? Ntago yigeze nahamagara nahamagawe na team
ariko ikintu gihari ariko yihangana, urumva ibyabaye bibaho. hari umuntu ugeze gushora imari nawe uramuhombya arahomba. Yego, ariko atari njye biturutseho. Richard Superlevel murabizi mwese, ntago yari umubyeyi wacu twese, Urban Boys, Ama G, Piano de Grooveman, Bruce Melody. Nikubitira guturirimbo twa make tw'ibihumbi 10 cyangwa 100, nikubitira mu Nyabarongo. Ntago nigeze mvuga ngo ngiye kuriya ngo tayari. Ngewe nari mfite uburyo mbayeho, lifestyle yanjye kandi ndayikunda, niyo culture cyangwa buretse gwinca mu ijambo. Ntago nigeze nifuza ibya mirenge ku ntenyo. Ariko ababyifuje bagenda bameze ni nk'agatenesi, no kwidunda idunda. Ariko icyambere man, nimba washora imari nta muntu ugukoze mu mufuka ugahomba, yakire wiza no kubitubwira, kuko nini nk'iseseme buduteye. Nusuri kubimbwa ngo nkora iki? Amafaranga aho mwayaririye si imazi. Urumva ibyo mwakoze ntabyo mwigeze mungisha hina, bajya gusinyana ntabyo naziyewe. Wewe wabonaga abantu bari mu kwabuki gusa amafoto meza asohoka, ntuzuraza kuntera iseseme mu bikimana. Never. Ndi kukwereka ibi birayi nibihomba, nzaza kuvuga ngo bya birayi mana yanjye. Urumva ibyo rero ni ikintu cyitwa ngo kwiyakira. Ugomba kwiyakira ukamenya ko ibintu wakoze byahombye. Yego rero nutiyakira. Nabonye post ya boss ati ndambiwe kwirirwa nshora, ariko nta post nigeze mbona ivuga ngo ngiye gushora. Kuri nta kintu wazumbwe ngomba kukuganiraho none. Ama si byose ama hari umuntu twari kumwe, ngira ngo ahari ishobora kuba yarateraga. Ngewe ngiye kukwereka ibirayi uburyo nzabisarura. Ngibi ibyo ndabikweretse, ariko ninza ngo murabona ngo byararumbye, banzu nyereke wagwa. Hari umuntu akugira ngo yenda ashobora kuba yariganiriraga. Noya nukambwira abantu b'abafezi baba scam. Umuntu yavuze iki? Natwe turi kwiganirira. Nicyo ngiye kubwira, ahubwo narimbanje kugisasira. Yaravuze ngo ugisasira ni igitanda. Reka nkubwire, ntago tuzumvikana. Vuga ibintu uwo muntu yavuze, byemeze cyangwa inyomoza. Uwo muntu yaravuze ngo ngo umuntu wari uri gutaka ko yahombye, ni nawe muntu watwigisha ukuntu. Waramwumvise? Ndakazi. Nuba ngo ubundi umugabo yaratubwiraga ukuntu ushobora gushora, kuba umushoramari ukazaba umuherwe. Arabitwigisha, nta kiganiro cyancikaga rwose. Ati ushobora gufata amafaranga ugasevinga yanga ugakoresha ya. Ariko byantunguye kubona avuga ngo ndarambiwe kuba mpumbye. Ibyo bintu byo yabivuze, yarabyandikiye. Ngiye nagize ngo wenda ari na prank bari gukina, ariko umuntu w'umukire, umuntu wahoze ari umukire n'ubu niwe, ariko business imwe akavuga ngo ndarambiwe. Suko nzakomeza kumva amasomo ye. None se ntago byakumvikana ibyo nk'ibi. Wowe wanyigishaga ukuntu nabona ibiceri nkabyumva pe, n'amadolari ukayazinga nkayabona. Akajya yifata budakeye kabiri ngo ndarambiwe gushora ahantu ntari bubone amafaranga. Yes. Ubwo ikintu gihari nuko ibintu watwigishije nta hantu twakura amafaranga, kuko nawe ntabyo byakunaniye. Yes. Guhomba ahubwo atwigisha ukuntu uramutse uhombye wakwihombora. Oye ntago ari blague man. Nuko ngo tugomba kumva ngo uyu muntu ari kutwigisha ukuntu birukanka, ariko akakubwira ngo uru rugendo ni rurerure ndananiwe. Ndenga nkatiyaha kabisa.
munzanire moto nitahire ibintu ntabwo urumva ko nanjye wari umukurikiye mpita mvuga nti nimba se coach wanjye arambiwe ubwo njye ni igice kinyemeza ko ndi bugere ahubwo muzane moto ebyiri nanjye dusubire ariko nari narabivuze kuri Kigali News Channel ndabibabwira ndabasobanurira urabyibuka ndabwira ati ibi bintu mbiteze amaso ba nyiri matwi bumve ba nyiri baso barayebe ibi bintu bizarangira mu buryo butameze neza sinabivuze ntago ngira ngo abantu benshi bagize ngo ni ishyari ko kundi utega abantu iminsi kubera ishyari none se njyewe namuhombeje gute noneho ko umuntu none se uri umuhanuzi oya ngende sintera amajya ariko iripfuye ndarimenya irihuri ndakubwira ngo irigi nta mushwa uzavamo ntabwo ari ubuhanuzi mutazanshyira muri ako gatebo k'abo bantu nibereye mu turayi twanjye nitwera ni ugufata nkarya nkasangira n'abaturanyi n'abavandimwe ariko ibintu byo kwereka everyday narababwiye nti konake ndabizi ko izasubira ahantu yavuye ibyo narabivuze yego none dore ibintu ukuntu biri kugenda kugira ngo mwemere noneho neza muzumve ko hari urundi ruhande ruzogira ikintu rutangaza uruhe ruhande none se urumva yahombejwe se n'uruhande rumwe wowe ntabwo uruhande rwe rwihombeje none se yarifashe ngo ndihombeje oya uzumve ko hari urundi ruhande rw'abamuhombeje urwo nyine yarambiwe gukomeza nta bindi ni ukwihangana nyine bibaho mu buzima ni ubuzima busanzwe naza ahubwo twihingira utuntu tw'uturayi hano ubu ngubu se umunsi hano ni uku nguku uba umeze urabyuka njyewe mba nibyukiye nkakora ibiganiro byanjye hariya wabibonye ariko ngo umuziki wo se kandi uri no guhombera n'abakire ubwo njyewe waba ushobora okay reka nkwereke ikintu tugiye kujya dukora kandi abantu badukurikirana babimenye ntago njyewe ikintu nanga mu buzima ni ukubeshya nyine bino bintu by'amaplank ibintu byo kubeshya abantu reka ngo gutwika njyewe ibintu uguhinga mutwike ndahinga ariko nakubwira ko hari indirimbo mfitanye na Chris Brown urumva izasohoka ejo yitwa Wagwan. Chris Brown wahe wo muri Amerika wo mu mutwe wo mu mutwe wo mu nzozi rero ibyo bintu nibyo bintu bitujena bituma n'iterambere ryacu ritagenda neza cyangwa se ryanagenda neza tugaspendinga ibintu ahantu Ama-G The Black agiye gukorana na Chris Brown wo mu mutwe Ama-G The Black ahubwo ari guhinga ibirayi byo mu mutwe bizajya mu mutwe n'indya se sinzabinyuza mu mutwe umuntu mwubahe hese ariko ndumva abasaza so rero ikintu nk'iyo wenda ubonye ibintu nka biriya bibaye ngwino nkwereke igiti umbwira ukuntu cyitwa umva mfite ibihumbi 5 byanjye ndahita mbiguha nta kibazo ibyo 5 birahari ubwo ndakubaza yego ubwo utangiye twagiye iki cyitwa ngucyo ndaguhereza amasegonda 20 hariya cyitwa gute kandi ndi kukubaza ngiki ane atatu abiri imwe ubwo watsinzwe wita umuhengeri oya ntabwo ariko bawita n'umuhengeri uyu nguyu bawita umuhengeri niko bawita
noneho twagiye aha ni ubuntu nta mafaranga urebonsa kubera ukuntu wagiye ugera mu bantu bakuru cyane. Oya kino giti ndakibagiye rwose. Uwo nguwo ni umuravumba. Aho ngaho ho ndakwemera. 5 se 2. Kandi ubwiye ko ari ubuntu ibi ngibi. 2,5. Oya ahubwo reka nkwereke Ikindi cy'amafaranga 1,000. Aha naho warakuze. Narakuze gute? Ni ikihe? Uruteja. Rukora iki? Ihene zirarurya n'ubwatsi mbese. Ntago wari ubwatsi. Uzi ikintu cyitwa ibihushi se? Yego. Byo mu mutwe. Uzi se barabivuguta bagasiga he? Bagasiga ku bihushi. Igihumbi cyanjye kirese. Ndakigwa kuri momo. Phone iri hariya ku muriro. Ngaho dukomeza. Ibindi byatsi wabuze hano ni ibihe? Umuyenzi. Umuyenzi uri wasanzwe. Ngaho reka turebe kano. Ko ntabwo nakamenya. Nanjye nakabonye. Aka ngaha ubakita gute wowe? Nanjye ndahabye. Ese ama none se ko biba byagenze gutyo? Iki ngiki cyo cyitwa iki? Iki ishara. Ubwo ni naryo ryiza cyane. Hanyuma iki ngiki kikiri kibisi ni urukoma. Okay. Umva suzi ibintu byose. Ntabwo ari byose ariko ndabizi. Icyo ngiye kukubaza nyine y'ibintu nka biriya bibaye. Ibihe? Biriya twavugagaho haruguru by'abahomba n'aba guhomba bibaho, kunguka bibaho. None se nibura mujya mutanga nka pole se nka nimba umuntu wenda muba muziranye kuko biri kose mushaka kuba muziranye na mwarimu wawe. Wowe mwarimu ukwigishaga nyine uburyo wa saving amafaranga ukagira sha wabona nayo ari rimwe mu isomo ariko duha akurira naryo ni isomo nyine yashokoye nawe yarabonye isomo akaba turabuye iryo somo natwe tukarikurikiza ariko iryo somo ngewe nkaba namutanze kurimenya. Yego uramutse ubonye amafaranga wajya ntago ibyo ngibyo byo ihangane gato umva ikintu nashaka kubwira. Yego ubonye nka miliyoni 100. Yego wahita ukora bonandi wahita uyashora mu muziki nyine. Nese ubu ngubu ukoze korabo na Diamond wenda ukamuhereza $80,000 by'idolari kuko duha umuzigo. Ntabwo byakunda. Uzi hegitari ziriho sha mwana mujye murika iyo miteto n'imikino. Njyewe ntago ndi kuri iyo level yo gutekereza ibyo bintu. Muyibyina iminsi ngahe? Ariko iratunezeza ikatunyura. Nanjye ayo mafaranga yaba ari kunezeza. Ziza zijya he? Views se siza zizana amafaranga. Kandi nyafite noze ubwo ndashaka views zima. Hit ni ibiki se? Ibyo bya hit ukennye ni ibiki? Never. Ubwo ndabona ubonye amafaranga wowe ntago yashira mu muziki. Ntago byakunda. Reka ngo kubite urugero rumwe. Ubu turi mu kwezi kwa 4. Turi ku itariki zingahe? Telefone yanjye 24. Ubu urambwira ko umuhanzi azongera kujya kuri stage ryari? Hari umunsi bitaramba bitaba kandi ngira ngo twese se tuzajyaho. Twese tuzajyaho. Ako ngo mucururiza no kuri zino views zacu tubahereza byazamo amafaranga. Ubwo nagura views rero. Ubwo nukugura views. Rero ikintu gihari nuko icyo nabwira urubyiruko cyangwa se ababyeyi ikintu cyitwa kwinjira mu bintu byitwa music. Umuziki ni mwiza wanaguhindurira ubuzima nk'uko kwacu twese wanakugira ikirara cyangwa se igihomora ariko ikintu cya mbere ni management. Nk'uko kwanyu bwahindutse nawe bwahindutse. Yego ushobora guhinduka neza cyangwa ugahinduka nabi. Hari abantu bazi ko gutya bimeze bwahindutse nabi. Urumva akajya kurya muri Marriott akabona ibirayi ariko bihekenya mu ifiriti atazi aho byavuye ariko agataha yishyuye ayo mafaranga akangeraho. Aho rero niho utekerereza kabiri guhinduka. Noneho barashaka ko
tujya kwifotoza tugapostinga amashanete tukifunga ibintu by'amaburingi ku matwi no ku maherena no ku mazuru n'ahantu hose. ibyo ngibyo no ibyo nyine urumva Ama. hari ukuntu bavuga ngo umwana ngo ushatse kwerekana ko yakuze arenza nyina akaguru. Njyewe shanete zirimo ifumbire urumva zimfashije iki bro? Umwana ashaka kwerekana ko yakuze arenza nyina akaguru. Ahangaha dore ngubu ibitoki ndisoromera n'ibitoki ndahinga ibinuza ngiye no gutangira gushyiramo ibitunguru wabibonye gadi riripa ntago mwariye inkoko ntago wari inkoko cyane uzasura umusani wundi nza uzasura umusani ahubwo se azakubwira ahantu aba uvuga ngo rumwe mu basani bazimanira abantu inkoko ahubwo ushobora kumusura amaji ati kano kana gafata kumusura wahagera mu cyicara tumubaza uti uranywa iki acyo kubaza agatuma kuri botike ajya kumukura umwana agarutse avuga ngarambwiye ngo nayani ngo banze ngo yamuhe ngo banza ngo maremo yaya ngo banza wishyure. rero ikintu mvuga cy'abahanzi simbapinga ariko abantu benshi bakunda gupinga ibikorwa nk'ibi ngibi bakavuga ati gukubitwa henga reripa muragakubitwa gutya. So rero ikintu gihari nuko hari akantu mu kinyarwanda umunyarwanda yaciye umugani ngo insina ngufi niyigira ite nicibwa iki amakoma. mbonye insina ngufi hano cyane ntago ari ikoma pe aha ho sinakora niresi muri make yihorera no ngo rero bivuze ko uwo mugani ndawunyomoje ntago insina yose wayicaho urukoma si ngufi none se ubwo nkazarya igitoki gute oya bino byobo se byabihumye twabonye hariya hano urebye neza n'impegeri wazibona zipfira icyarimwe ariko hano birimo mani oya kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu mpite mbwira umuntu wanjye aze ko birimo hano birimo ari ubwo nimugoroba ni ubugari ntabwo inkoko zigiye kuzica umuntu pake birimo umushogoro urawuzi riripa umushogoro ni